iyo uri isoko uratanga. Igituma mubona abantu batangira ibintu bikabarangira ntaco bakoze nuko si isoko. Yesu yaravuze ngo wowe nunyizera ngo isoko y'amazi y'ubugingo izatemba iva muri wowe nimara ifasha abasamariya bo kumusozi, kandi niko byagenze. Wa mugore Yesu w'isamariya aravuga ngo nukuri nimuze mwembere kuwo Mose yabonye. Abantu bose baraza bati nimwumva amakuru y'andaya, ariko ngo bahagera bavuga ati kuva twabaho nibwo indaya yavuga ukuri. Reka nkubwire ko uzavuga ukuri gusa umunsi uzahura na Yesu. Niwo munsi uzavuga ukuri gusa. Yesu nico kurya naho ibindi n'ibirungo. Kurya ibishyimbo bitafite poivro umuntu yabirya. Isombe ridafite amavuta umuntu yarirya. Yesu nico cyo kurya naho ibindi n'ibirungo. Kuva mu itangiriro ni Yesu. Usomye mu gitabo cy'itangiriro Mose yaramurebye aravuga ngo n'urubyaro rw'umugore. Ngo agere mu gitabo cyo kuva aravuga ngo n'umwana w'intama wa Pasaka. Ngo agere mu gitabo cyo kubara ahinduka igitambo cyake. Agere mu gitabo cyo kubara ahinduka ibuye ryakubiswe ribyara amazi. Ngo agere mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ahinduka umuhanuzi. Ngo agere muri Yosuwa ahinduka umugaba w'ingabo turutse mu ijuru. Uyu ni Yesu gusa. Ngo agere mu gitabo cy'abacamanza ahinduka notre libérateur, notre prophète libérateur, umucunguzi wacu. Arakomeza ngo agere muri ya bitabo byose by'ubusizi afitwa genda yitwa. Yageze muri Yobu aravuga ngo nukuri umucunguzi wanje ariho. Ngo agere mu gitabo cya Zaburi il est mon tout, ngo ambereye byose. Ngo agere mu gitabo cy'imigani ngo il est mon but, ngo ni intego yanje. Ngo agere mu gitabo cy'umubwiriza ahinduka umwami wanje. Ngo agere mu gitabo cy'indirimbo ya Salomo ahinduka umukunzi wanje. Ngo agere mu bitabo by'abahanuzi ahinduka umwami wavuzwe wahanuwe kandi wasohoye. Imana ihimbazwe cyane. Ngo agere mu isezerano rishya Bwana wetu asifiwe. Ngo agere muri Matayo yahindutse umwami. Ngo agere muri Mariko ahinduka umukozi. Ngo agere muri Luka ahinduka umwana w'umuntu. Ngo agere muri Yohana ahinduka umwana w'Imana. Ngo agere mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ahinduka Kristo washushe wahindurwa ishusho banda milima. Ngo agere mu zandiko ziriya biteleze Peter kuva mu Roma ukageza muri Yuda. Asifiwe sana. Ngo ahinduka umwami uri iburyo bwa data. Ngo agere mu gitabo cy'ibyahishuwe aricyo cyanyuma. Ngo ahinduka Kristo tuje kandi ugiye kuganza. Uwo ni Yesu kubiye hano. Nicyo cyatumye mbabwira ngo niyo nzira yonyine yo gucibwamo ngo umuntu ashobore kugera mu bwami bw'Imana. Izindi nzira zose zirasibye ni igiheka. Umurongo wa 9. Kadusome mu izina rya Yesu. Turasomera ku murongo wa 10. Ninjerembo umuntu ninjira muri nje azakizwa, azinjira sohoke kandi azabona urwuri. Umujura ndazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko njewe nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Ni hagufi dusubiremo. Ninjerembo umuntu ninjira muri nje azakizwa, azinjira sohoke kandi azabona urwuri. Umujura ndazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko njewe nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Igitabo cy'amateka cya Nehemiya kiri mu bitabo 12 bigize ibitabo by'amateka. Turasoma ibice 2 n'umurongo wa 17 ngira ngo ndetse n'uwa 18. Twahabonye ni muri Nehemiya ibice 2 n'umurongo wa 17 n'uwa 18. Bera ko ndababwira ntimureba ko tumeze nabi ko Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye.
nimuze twubaka inkike Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. 18 mbabwira ukuboko kw'Imana yanje uburyo kwangiriye neza, babwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake, nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Amen. Ndasubiramo n'ubundi nkunda gusubiramo. Mpera ko ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi ko Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yabo akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Mbabwira ukuboko kw'Imana yanje uburyo kwangiriye neza, mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake, nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Amen. Dieu merveilleux, je suis sûr et certain que cette opportunité ne m'échappera jamais. J'annonce une vérité absolue selon laquelle tu nous as ressuscités avec toi. Domo katika imani. Tu dépasses ce que nous pouvons penser de nous-mêmes. Nous sommes indignés quelquefois. La situation nous surpasse. Nous ne savons plus ce que nous pouvons faire là-dessus. Mais avec ta concorde, je suis capable de réaliser un quota inimaginable. Je condamne à travers cette prière tout ce qui devrait s'opposer à la vérité de Dieu. Je suis en train de piétiner, d'éradiquer, de détruire des facombres. Toute mauvaise ordonnance, quelle qu'elle soit, qu'elle vienne d'où, je suis en train d'éradiquer, de faire écrouler à travers cette prière de la soirée. Je t'invite solennellement afin que tu puisses me participer, tu vas le faire. Tu le fais toujours à l'accoutumée, tu ne peux jamais l'oublier, tu ne peux jamais me placer dans les oubliettes. Et les amambos. Par contre, je sais très bien que ton appel dépasse même mon entendement. Tu dois travailler jusqu'à ce que le public soit au courant de ce que tu es en train de prophétiser. Je minimise, je déracine tout ce qui devrait nous contredire d'une manière ou d'une autre. Je casse sans pitié les œuvres sataniques quelles qu'elles soient. J'ordonne un pouvoir purement divin qui doit me participer ce soir. Raison pour laquelle je dois avancer de tels arguments combien convaincants. Je suis un homme vraiment humble. Mais à travers ton pouvoir que tu m'as donné, je ne peux jamais réussir. Je dois réussir là où j'allais complètement échouer. Voilà l'idéal qui doit émailler toute mon intelligence spirituelle afin que tu me fasses travailler ce soir. Et les amambos, je condamne avec tout esprit d'autorité. Et les amambos, tout ce qui devrait compromettre un tel public assis comme celui-ci. Je lance un cri d'alarme afin que tu m'entendes encore une fois de plus. L'autorité, le pouvoir, le caractère purement divin puissent me caractériser ce soir, afin que je dise ce que tu voudrais que je puisse traduire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Yesu ashimwe cyane. Dushima Imana iduhaye n'umwanya mwiza. Ndavuga ku bintu bine ariko mvuga akanya gatoya. Icyambere nyuma y'igihe kirekire Imana yongeye kuduhuza. Yaciye amayira nubwo bikigoyeho bukeya, ariko icyangombwa cyarakozwe, izina ry'Imana ryabicubahiro. Bari tumaze igihe tutazunguruka, ariko bidaturuka ku bushake bwacu, bituruka ku bushake bw'igihe. Igihe kirakomeye cyane. Igihe gishobora guhindura ibyari bibi kuba byiza, ibyari byiza bikaba bibi. Twarasuhuzanyaga ndetse utasuhuza mugenzi wawe ugasa n'umugiyemo umwenda w'urukundo. Ariko ubu ngubu wibesha ukaza kumusuhuza wawe umuvogereye ukamuteramo n'umwenda w'indwara. Ibihe byarahindutse. Twageraga hariya bakadutwaza ibitabo, bagahambira no kudutwara natwe ubwacu, nuko bitashobokaga. Ariko ubu ntabakora ku gitabo cy'undi cyabaye icyaha. Ibihe ni igitangaza. Ariko Salomo umunyabwenge yari yarabibonye, ngira ngo yabonye corona, kuko yaravuze ngo hari igihe cyo guhoberana, ngo ni igihe cyo kwirinda guhoberana. Kera mbere gayivuka rya Yesu. Uko nta kintu kitari muri iki gitabo. Iki gitabo cyuzuye ubutunzi, cyo cyatumye umunyabwenge yavuze ngo c'est une Bible indescriptible. Ngo ni igitabo kidashobora guhinduka. Ngo abaswa bakera ntibashobora kukivogera, les barbares. Ngo ndetse n'abahanga banone ntibashobora kugihinyuza. Tawagiho kuvogera agishinja impamvu runaka, kuko kirisobanuye kandi cyasobanuye byose. Ko yavuze ngo hari igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Ni iki turimo. Ariko hamwe n'ibyo,
Imana nyiri bihe mugenga wabyo igira gutya ikatunyurizamo ikongera ikaducishirizamo niyishira ikuzimu kandi niyikurayo. Ishimwe cyane ko yongeye kutugirira neza. Yemwe niko umurimbyi yaririmbye utwaherukana gakera ngo nyamara none twongeye kubonana ngo dufite ibyishimo. Shimye Imana ko mugifite ibyishimo kandi natwe turabizanye nibiza kuvangwa byose birabyishimo byinshi. Cya kabiri turashimira Imana kuri no nyubako nziza sincèrement, ariko ndabonye Pastor Kado ayimenyereye nico gituma ibyisi bigoye. Ntabwo nzi Kado kutari kureba hano hasi wowe urahamenyereye. Mbona we ni ikintu yamenyereye iyi tapara yizi ko namusanze muri biro hariya mbona ngenda huga cyane mbona waramenyereye. Kandi natekereje ko namwe mumaze kumenyera. Reka mbabwira aka kandi Imana yashize mu muntu akumba kadashobora kuzura kerestiyo yakinjiyemo. Nico gituma ivyo tubona byose wowe tubikubonaho tukabyifuza ariko wowe ntukibibona kubera ko ufite kakumba. Muzumve neza. Umuntu agira imodoka za rukururana akarara atariye ngo igice kimwe cyacikiye Mombasa. Umuntu utagira igare yariye kare kandi yaryamye kare. Asifiwe sana. Sinenda kuvuga ko gutunga igare cyangwa kutaritunga niko kwiza kuruta ufite rukururana ya mumbabare munyumve neza. Icyazimba nanje hari igihe umuntu avuga mukagira ngo nuko yavuze. Nashaka kubereka ko munyumve neza kuba ufite ibyo twifuza wowe nturanyurwa. Nico shaka kubwira kuba ufite ibyo twebwe twifuza kuri wowe nturanyurwa. Kakumba rero Kristo gusi yakinjiyemo niwe ushobora kukumara ifanirari. Niko yabwiye umugore w'umunyamahanga kazi yaravuze ngo mugore ngo uyu muntu maze kumuha amazi ngo nukundi yongera kugira inyota ukundi. Yaravuze ati amazi aya iriba aya mwafukuriwe na Yakobo yafukuriye umwana we Yosefu aya ngaya ari kuri uyu musozi wa Garizimu eleza mambo murayanywa mukongera mukagira inyota. Ariko ngewe niko yavuze ngo vos ternes se videront, vos tanks se déchetteront, tandis que je suis une source intarissable. Ngo ibigega byanyu na za tanka bizakama. Ngo ariko ngewe ngo ndisoka imara inyota. Tuzamure Yesu w'i Nazareti. Banguka inzungu yagiye garuka yagiye ya biragoye cyane. Naringiye gutamba dari bishe ariko mureke tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Kandi rero ushobora gutamba ntararangiza ibintu binene ningiye kuvuga. Umugabo umwe bagiye impaka ari babiri, umwe aravuga ngo akunda inyama cyane ngo ashaka kwirya mbere y'ibindi. Undi aravuga ati nge ndayikunda cyane shaka kuyikuza ngo nyirye nyuma y'ibindi. Impaka ziba ndende. Ntimushobora ubanza ntimwarushobora kuko bombi nabakunzi bazo. Nico gusa cyagaragaye. Umwe akavuga ati ndamutse ntinze kuyirya hakabona iki kintu kiyintesha nagenda ntayiriye. Undi akavuga ati akakanwa kagomba guheruka inyama kakomeza bizwe kunyuza mu rurimi. Abo bombi nabakunzi nanjye idisketi zijya mbere cyangwa ikaza nyuma. Mureke tubanze mwihorere ko icyo cyatambutse. Mureke tubanze tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Ntabwo gutamba kwanje kuvugwa kurizana uko kwari gutambutse nikongera kuza kuraza nikutaza turasoza tudatambye. Tumupepeye Bwana aliye hai ambaye habadilike. Amen. Ariko hamwe n'ibyo turashimbiye inyubako. Imana yatumaze isoni gatwese kuko iyi ni inzu y'Imana. Nukuri. Umuntu utekereza ko ari Foursquare n'umufoursquare ntatekereze ko ari iye. Hari umufoursquare utarahagarara hango abwirize. Ariko nje yongize iminsi mpabwiriza. None se murandushike. Abakristo ba hano nta wababwira ngo babwirize bose bizashoboka imyaka 10 yoshira. Ariko nje mu mwaka nza kabiri. None se murahandushike. Nshimye ko urusengero rwuzuye. Izina ry'Imana ryagukira. Icya gatatu ndashima Imana none kwa gatatu katangiye. Niryo teraniro ryanje hano muri Foursquare. Nyiramurabizi mwese. Twabonanye na Pastor Kado bushize ahantu twari duhuriye ambwira ko katangiye. Ndaza kukigeraho nico nsorezaho. Turashima Imana kwa gatatu katangiye. Imana ihabishubana. Icyanyuma cyangwa gikurikira icyanyuma ndashima ko mwantumiye pastor. Ndabona Madame Bishop
ndakubivuga we hari naho duhuriye mu miryango niho mama avuka mu muryango wabo umva afite kandi hafi kwa mududa nyine ni iwabo ariko si ico cyanzanye kuko hari abo bavukana tutabonana kenshi kandi tuturanye cyanguko naje mu butumwa bwana wetu asifiwe ariko kandi kumubona nabwo biradushimishije turabona Pastor Kado niwe wantumiye abimbwira nk'uzantumira kera duherukana ibyumweru bibiri birashira naje kubitekereza nsanga twoherukana kuwa gatanu undi wa gatanu uraba undi nuyu wari kuzaba none ndahangaha ibyumweru bibiri birashira nabifashe nk'amateka azaza nyuma ariko yagaragaye ko ari amateka yihuta warakoze wa harakantu natekereje ndi hariya mwanjumbikiye kugutumira niko kugoye ariko kwitaba ndi kugoye kubarya bose bataje nuko mutabatumiye koko muzumve neza c'est simple abataraza hangaha suko banze kibu ndi muri abatumira gusa kandi ntimuzatumira abantu bose ngo mubashobore nico gituma twebwe twatumiye tugomba kwishima asifiwe sana uko sukuri kuko hakagatuti utazi tuza kuvuga abantu bakunda gutekereza ko ari ibyo wica ariko ntacu twenda kwica ntitwaje kwica twaje gukiza hakika ya Mungu amagambo dufite natanga ubugingo n'ubuzima ariko saa yacu nayo twatwijwe n'Imana ituja mu muyoboro nico gituma kukwizera umuntu akagushira hangaha naco ni ikindi kizere nawe ugomba gufata nko kuri nawe ntucice nabi ico nsoreza aho rero ni inshuti zanje zirahangaha uwo ndaza kuvuga nta nuwo mvuga cyane reka mbere kuri aba bagabo bicaye hangaha ndabakiriye dufitanye amateka atandukanye ntaza kuvugira hangaha Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ishimwe cyane nabandi benshi bambaye dufukamunwa ntamenye kuko agafukamunwa ni igikenya saho gusa agafukamunwa nagafuka amaso nagafuka nshushu yeza kuba ari umunwa gusa ugasiga ibindi twakumenya ariko uyu muntu ageza biba bigoye wagira n'ibyago agashiraho n'akagofero ka calypso nuko abakurangije tubukimumenye abo namwe ndeba sanzwe nzi simbamenye ndabakiriye ku buryo bwihariye ndabona nkuko Pastor Kado yaravuze hari umugabo uriya bahagukije ibyiringiro niwe pastor wacu twese kuri urwo rubuga rwivuga butumwa mpuzamahanga nagiye kubona sanga Kadarahari sanga Sunzarahari sanga Muhirara sanga abantu benshi nzi bari kuri urwo rubuga ikintu ushaka kuvuga gikomeye nuko n'urubuga rwivuga butumwa kandi rukorerwa hivuga butumwa gusa nico ndukundira nta yandi makuru haba keretse tugwibesha koherezaho ibintu nawe baramwambagana mu kanya gato agasaza imigeri asaba imbabazi kubera ko nta kindi kihaba cyaka biruya mugabo azi kuyobora urwo rubuga cyane naranamubwiye ko nzaba ndahangaha yebereka dufungiye iyo dosiye gutyo titwakomeza muri ibyo bizadufata umwanya ariko ni byiza tubisubikira tuvuga ijambo ry'Imana sinzi gihenza kumara umugabo umwe yaravuze ngo aratangiye ariko ntazi gihe asoza ariko ngiye kubera n'amabwiriza dufite ndakizi ngirenjigejeho gatoya kwaba ari ukubeshya cyane ariko ndaza kugerageza kugira ngo ncunguze uburyo umwete ariko nabwo simbipa kubera ko inite mfite zirahagije gutelefona atukuzwe sana sinazanye bipe nazanye ubutumwa buhagije bwuzuye ariko butaza gufata igihe cyose umuntu ashobora gutekereza ndashima Imana rero ko yanyoboye ngera hangaha naje saa 12 mvaho ntuye Rusizi ni kure kandi biragoye umuntu kugera hangaha gahita atangira kubwiriza n'imyaka tuba tumaze kugira ni myinshi ariko Imana yagiye itiza tubaraga mu gihe cyayo igasa nikoreye mu busabusa mu bisa nibidafatika ariko kandi bigafatika ndashima Imana ko mfite imbaraga z'umubiri n'iz'umwuka bikwiye bimpesha kuza kugira icyo mvuga nubwo mfite imyaka isa nitangiye kuba myinshi bokeye dusomye ijambo ry'Imana asifiwe sana turavuga ngo Kristo niwe rembo ryonyine rinyurwamo kugira ngo umuntu agere mu ijuru Kristo Yesu niwe rembo ryonyine rinyurwamo ricibwamo kugira ngo umuntu agere mu ijuru nta yindi ziribaho dusomye mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana asifiwe sana Yohana uyu mugabo yanditse ibitabo 5 yanditse igitabo cy'ubutumwa bwiza yandika n'izandiko 3 ziwe yandika n'igitabo cy'ibyahishuwe yacyanditse ariko rwa Patimo ari yajugunywe n'umwami Domisiyani kugira ngo mucecekeshe kuko ibyo yavugaga ngo byatumaga abantu bakiri batoya nabagiye gucika intege ngo basubizwe imbaraga mu bugingo bari bagikuta umurimo akababwira ngo bana uyu nguyu mugiye kureka twe twaramwumvisha
ngo kandi si ukumwumva gusa ngo twaranamubonye, ngo si ukumubona gusa ngo twashoye n'ibiganza tumukoraho, ngo abari bagiye gucika intege bagasubiza intege mu bugingo. Bagukanda shaka dumu katika imani. Iyo ndi twajanye nayo tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Nta kintu ushobora gukora kitagenze neza. Reka Bwana tukuzwe. Curanga neza mwise uze gucuranga neza none. Curange neza. Tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Yohana uyu nguyu atukuzwe sana. Yari umuntu wakundaga kwigaragaza nk'intumwa Yesu yakundaga. Ibyo ngo bikamutera ishyaka rikomeye cyane ngo n'umutima wo kwicisha bugufi. We na bagenzi be batatu, babiri mu mbabarire, Petero na Yakobo na Yohana, ngo bari inkingi z'urusengero, kandi Yesu yabakoresheje ahantu hatandukanye abandi batari bari. Nibo bonyine binjiye bagiye gukiza umwana wa Yayiro. Nibo bonyine bagiye ku musozi baza kwiherera. Ishusho ya Kristo yahindutse ari kumwe nabo batatu. Nimunyumve neza. Ni nabo bonyine binjiye. Bwana sifiwe sana. Binjiye nibo binjiye bonyine mu gashyamba ka Getsemane muri kakanya kanyuma. Abandi basigaye inyuma. Ngo bari bafite ibanga rikomeye ku mutima, ngo n'igihe cyose ngo babonaga Yesu akubwe n'ibyago, ngo ariko baravugaga ngo yigeze kugira imbaraga, ngo twaramubonye ahindurirwa ishusho. Wacuranga neza, bakucuranga neza. Curanga neza mu izina rya Yesu. Yohana yagendanaga na Yesu, ariko ngo akagira ikiburi cyo mu mutima atari yakizwa. Nicyo cyatumye Bwana sifiwe Yesu amwita we na Yakobo ngo n'abana b'inkuba. Abana b'inkuba, le fils de tonnerre. Ngo bashakaga kurwanirira Yesu, ngo bakoresheje uburyo bukakaye, ngo badashishira. Harabarebera bitekerezo cyambaye umubiri, harabo bana abana b'inkuba. Hano sabana b'inkuba ni beza, kandi bafite ikibazo. Yohana asifiwe sana. Mbere yuko aje Efeso, mbere yuko Yerusalemu isenyuka, nibwo yanditse kino gitabo. Mbere yuko ajanwa ku karwa ka Patimo, nibwo yanditse kino gitabo. Kino gitabo gifite ubutumwa bumwe gusa. Systeme centrale iravuga ngo Yesu ni umwana w'Imana. Mu gihe Matayo yavuze ngo Yesu ni umwami, Mariko akavuga ko Yesu ari umukozi, Luka akavuga ko Yesu ari umwana w'umuntu, Yohana yaravuze ngo Yesu ni umwana w'Imana. Nicyo gikubiye muri ubwo butumwa. Ageze muri iki gice kirya twasomye sintinda kuri iki gice. Asifiwe sana. Yesu ngo yatanze urugero rw'ibyo yabonaga.
Abisirayeli bari aborozi b'intama. Ubundi kandi cyo kurya baryaga wari umutsima. Cyo cyatumaga babwira ngo njyewe ndi umutsima w'amaraso uvuye mu ijuru. Nuko yari azi ko bawumenya. Icyatumye avuga ngo njyewe ndi umwungeri, nuko yari azi ko bamenya umwungeri. Habe no muri Ezekiyeli Abisirayeli n'abungeri. Usomye ubwo butumwa ab'intama ziravugwamo. Kandi ngo bazagiraga irembo rimwe zagombaga kwinjiramo. Iryo rembo rero abajura ntibarinyuragamo. Reka mbabwire uko abajura ntibajya banyura mu irembo. Habe nubwo banyuze hariya ariko amarembo yo mu bugingo bwabo arangiritse. Turakigeraho. Iri ni irembo Yesu yavugaga y'intama risanzwe, ariko turaza kuvuga amarembo y'ubugingo ariyo twasomye muri Nehemiya. Iyo yangiritse habe nubwo twaririmba tugacuranga tuba twuririye ku nkike. Hakika ya Mungu. Aya irembo rero niko ibiraro by'intama byari bimeze. Ndaza ndongera kwifata. Nkunda kuzunguruka ariko numvisha hano hariho ikintu kikurura hano majwi. Ubwenge niko bwambwiye. Reka garukira no ruhande. Bwana wetu asifiwe. Yesu rero aca umugani aravuga ngo umwungeri nyirizina ni unyura mu irembo. Ngo ariko abanyazi n'abajura buririra handi. Agiye kuvuga ngo ibintu bitatu nasomye ndatangara. Ngo irembo umwungeri wenyine nyiri intama ni uririnyuramo. Icya kabiri ngo umurinzi yamara kumubona akamukingurira. Icya gatatu ngo intama nawe zikamumenya. Icya kane ngo azihamagara mu mazina akazuhira. Hakika ya Mungu. Reka nkubwire ko Yesu n'irembo akaba n'intama. Ni wabaye igitambo aba n'umutambyi. Abandi binjiranaga amaraso y'intama n'ay'ihene, ariko yinjiriye amaraso ye rudendo kandi yinjirana rimwe na rizima. Nta wundi butambyi bwongeye kuba uwo munsi. Aravuga ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo. Unkurikira wese azabona umugingo. Toma arahindukiye aramubaza ngo se inzira twayibwirwa niki? Kandi Toma yari umwihishwa wiwe. Nimutangazwe nuko twakora ibisa n'iby'Imana ariko tukabaza ngo si Imana iri hehe? Toma ngo mare kuvuga gutyo Filipo ati dore kwasa ati darata fa kutubwira so mu ijuru naho inzira turayishakira. Kandi Filipo yari umukuru w'abanyamasengesho, yari umuyumbe kuko dukunze kubyita umuyumbe wo muri Kenya, umuyumbe w'Icyangugu, kandi rimwe atari n'abayumbe, rimwe na rimwe atari abayumbe. Nukuri ko Imana yo mu ijuru niko mvuze. Tukavuga ngo muvuga butumwa pastor muyoboka atari nawe, kuko Imana indebera nimba narinjiye mu irembo ntireba ko nahawe agatuti nagahabwa n'impano. Reka mbabwire ko impano ituma umuntu abishyamamare, naho imbuto igatuma umuntu abumwizerwa. Impano ituma umuntu abishyamamare, naho imbuto igatuma umuntu abumwizerwa. Asifiwe sana. Impano iguhuza n'abantu benshi, imbuto ikakwiringiza benshi. Ikakwiringiza benshi, abantu bakakwiringira ari benshi. Ushobora gutumirwa gukoresha concert y'indirimbo, ariko muri quartier bazi gutera imbuto pe. Ariko washukashutse ukabahuza, bagataha bangura amatwi ngo si umukobwa, si umugore, si umugabo, si umuhungu, ni igitangaza. Filipo yarabaje ngo rata tubwire so mu ijuru nayo inzira turafuragurika tuyimenye. Arabahindukira nabo barababwira ngo niko Filipo we, iyi myaka tumaranye ntiwigeze umenya ko ari jewe nzira, ntiwigeze kumenya ko njewe na data turi umwe. Erega umbonye ababonye data. Mu yandi magambo ntiwigeze umbona, iyo uza kumbona kiwongeraga kubaza ngo se so ninde, kuko njewe na data turi umwe. Haleluya. Timutekereze ko kubyina ni kwiza cyane, nanjye ndabikunda murabizi. Ariko kubyina kutagira umuhamagaro utakiye mu irembo ni umudiho usa n'iyindi, nuko gufite agashusho gusa k'idini. Tandukanye gusa n'agashusho k'idini. Imana itubabarire cyane. Ariko ngo ni jewe rembo, abandi bose ngo bamanjirije n'abanyazi, ngo nta mategeko zibamenya. Nicyo gituma Abisirayeli babatamvye ngo bagiraga ibibazo bikomeye cyane ku buryo rubanda ngo bari barushe baratinya kubera ibitambo bababazaga. Bari barababwiye ngo iyo udatambye igitambo gishesha amaraso ngo ntushobora kubabarirwa ibyaha, bigatuma umuntu wese ashaka
gushakisha byibuze inuma cyangwa intungura akaza gutura habe n'umukene n'umutindi nyakuja akabona icyo atura kuko bari barabwiye ngo mudatuye igitambo kiva amaraso ntimushobora kubabarirwa ibyaha. Bari barabushiye amategeko y'ubucogocogo yari yarabaruhije mu buzima. Bizihizaga iminsi mikuru batagamije gushimisha Imana, bagamije kurangiza imihango n'imirimo bari bashinzwe. Nicyo cyatumye Yesu abirukana mu rusengero. Barimo bagurisha hariya batunda inuma, batunda n'intama n'ihene. Il y avait le régiment de grands bétail, le mugissement de grands bétail. Il y avait les bêlements de moutons, il y avait les tintements de pièces de monnaie, et il y avait les roucoulements de pigeons. Kandi ntihari mu rusengero, c'était dans les parvis de l'église, hari hanze nk'hariya mu nguni. Abatambyi rero bari barahinduye ibyo babihindura ubucuruzi, kuko akanyama katangwaga kari akanyama kabakuraga mu nka bakagashiriza umubavu ukazamuka, umwotsi ukazamukagira ku Mana, izindi nyama zose bakazirya. Pasa kiratakara muri bo, hasigara imihango. Cyo cyatumye Yesu azinga akagozi arabirukana. Gusa rero ngo uwo munsi ngo habe n'ihene yacikiza ko ntawe yifashe, narahumiwe. Ngo Abisiraheli bagaragaraga ngo nkaho Kristo ngo yashizeho urukiko rw'Imana ngo kandi agiye kubaciraho urubanza rw'iteka. Ngo bamubonaga umucamanza udasanzwe utamenyereye muri ako gace. Habe n'igihe yazutse niko yarameze. Hari umunyabwenge bavuga ngo yavini phalange d'ange fort réveillant qui se préparait pour souhaiter la bienvenue au prince de la vie. Ngo hari ikibatsi cy'abamarayika ngo bakomeye kandi bari maso ngo bari bateguye guterera saluti bwa nyuma Yesu. Uko iki gitabo cyose ni Yesu. Nukuri kw'Imana. Uva mu itangira ukagera mu iherezo. Niko umunyabwenge yavuze ngo depuis l'alpha jusqu'à l'oméga et tout ce qui se situe entre les deux. Nukuvuga ngo ni alpha hano ni omega hano n'ibindi byose biri hagati y'aha ngaha nazo nibyiwe. Kubwiye ngo ikibanza cyanje kirava hano kikagera hariya aho ntageze naho nahanje. Bishaka kuvuga rero Bwana wetu asifiwe. Yesu kuva mu itangiriro ibindi byose nico cyo kurya naho ibindi byose ni birungo. Yesu nico kurya naho ibindi ni birungo. Kurya ibishyimbo bitafite poivro umuntu yabirya. Isombe ridafite amavuta umuntu yarirya. Yesu nico cyo kurya naho ibindi ni birungo. Kuva mu itangiriro ni Yesu. Usomye mu gitabo cy'itangiriro Mose yaramurebye aravuga ngo n'urubyaro rw'umugore. Ngo agere mu gitabo cyo kuva aravuga ngo n'umwana w'intama wa Pasaka. Ngo agere mu gitabo cyo kubara ahinduka igitambo cyane. Agere mu gitabo cyo kubara ahinduka ibuye ryakubiswe ribyara amazi. Ngo agere mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ahinduka umuhanuzi. Ngo agere muri Yosuwa ahinduka umugaba w'ingabo uturutse mu ijuru. Uyu ni Yesu gusa. Ngo agere mu gitabo cy'abacamanza ahinduka notre libérateur, notre prophète libérateur, umucunguzi wacu. Arakomeza ngo agere muri ya bitabo byose by'ubusizi afitwa genda yitwa. Yageze muri Yobu aravuga ngo nukuri umucunguzi wanje ariho. Ngo agere mu gitabo cya Zaburi il est mon tout ngo ambereye byose. Ngo agere mu gitabo cy'imigani ngo il est mon bite ngo ni intego yanje. Ngo agere mu gitabo cy'umubwiriza ahinduka umwami wanje. Ngo agere mu gitabo cy'indirimbo ya Salomo ahinduka umukunzi wanje. Ngo agere mu bitabo by'abahanuzi ahinduka umwami wavuzwe wahanuwe kandi wasohoye. Imana ihimbazwe cyane. Ngo agere mu isezerano rishya Bwana wetu asifiwe. Ngo agere muri Matayo yahindutse umwami. Ngo agere muri Mariko ahinduka umukozi. Ngo agere muri Luka ahinduka umwana w'umuntu. Ngo agere muri Yohana ahinduka umwana w'Imana. Ngo agere mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ahinduka Kristo washushe wahindurwa ishusho banda milima. Ngo agere mu zandiko ziriya biteleze Peter kuva mu Roma ukageza muri Yuda. Asifiwe sana. Ngo ahinduka umwami uri iburyo bwa data. Ngo agere mu gitabo cy'ibyahishuwe aricyo cya nyuma. Ngo ahinduka Kristo tuje kandi ugiye kuganza. Uwe ni Yesu kubiye hano. Nicyo cyatumye mbabwira ngo niyo nzira yonyine yo gucibwamo ngo umuntu ashobore kugera mu bwami bw'Imana. Izindi nzira zose zirasibye ni igiheka. Ariko Filipo yariyobewe ndetse na Toma barayoberwa kandi ari abakozi biwe. Uko twoyoberwa inzira kandi tuyigize iminsi tuyibamo. Kubera ko navuze ko nihuta ni irirembo ryonyine. Nehemiya agiye gusoza aravuga ngo nukuri ngo senti muruzi ko tumeze nabi. Ngo inkike zarasenyutse. Ngo ariko n'amarembo yarahiye. Ngo n'ibituro by'abasogokuruza byarandagaye. Iyo disikuru yayivugiye bakoze bima. Ntabwo yigeze yivuga ishushane. Yayivugiye Yerusalemu yataje.
ishushaniro kapitali y'i Babuloni ni ku birometero 240 uvuye i Yerusalemu. Abisiraheli bari barajanywe iminyago bataha mu byiciro bitatu. Igice cya mbere cyaje mu Zerubabeli n'umugabo witwa Yosuwa. Igice cya kabiri gitaha mu mugabo witwa Ezira. Igice cya gatatu nico cyatashemo Nehemiya mu myaka 90. Arasenga ari ubwami Shushani, ariko asenga yamaze kumenya amakuru y'iwabo. Reka nkubwire ngo banza urunguruke umenye amakuru y'irembo ryawe ry'ubugingo. Ujye usenga wabaze kuri tata, umenye nimba ari bimeze gute, umenye niba nta rubobi, umenye niba nta bihanamanga, umenye niba nta bikuku, umenye niba nta misumari irimo. Imana itugirire neza cyane, Imana ihimbazwe. Amaze kumva bamubwiye ngo iwabo harahiye n'amarembo yarahiye ngo yarasenyutse n'ibituro by'abasekuruza byarandagaye, ngo hari ibintu bitatu yakoze cyangwa bine. Icambere ngo yaricaye. Muzi ko tujya dusenga tuticaye? Kwicara mvuze si ukwicaza ufata intebe wicare, ni ugutekereza ibyo ugiye gukora, niko kwicara. Ngo mbere y'ikubaka yarabanje aricara. Mwagize ngo nukwicara mu kirambise? Oya, ni ugutuza. Mbere yo kugira icyo ukora tuza. Cyo ni icambere yakoze. Icya kabiri ngo yararize. Derera kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazaba w'igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Hazaba w'igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Icya gatatu yakoze si ikindi, ngo yirije ubusa. Icya kane ngo arasenga kuva mu kwezi kwa Kisilowe ukageza mu kwezi kwa Nisani. Ni ukuva hagati y'ukwezi kwa 11 cyangwa kwa 12 ukageza mu kwezi kwa 4 cyangwa kwa 5 arimo gusa ngo asenga. Mwayo masengesho niyo yatumye umwami amaze ngo se n'ikihe kibazo ufite. Aravuga ngo iwacu warasenyutse. Niko ushaka ati ndashaka ibintu bitatu. Icambere uranyemerera ngende. Icya kabiri urampa abasirikare bo kumperekeza mu nzira ngo bagomba kugenda amezi 3. Ubu twahagurutse tudafite uburinzi, nico gituma dusambanira mu ikanisa. Nico gituma turogera mu ikanisa. Twagiye nta burinzi. Twagiye nta burinzi. Nico gituma abahungu n'abakobwa bajya basomanira mu ikanisa. Nico gituma abantu bazasambanira muri ministeri. Si ikindi nuko bahagurutse nta burinzi. Yaravuze ngo urugamba rwakomeye. Yaravuze ngo sinshobora kugenda njyenyine nk'abasirikare bo kundinda. Iyo umuntu agiye wenyine ntacyo adakora, aba ari mutupu. Nta muntu wajana uburinzi ngo asambane ari mu rusengero. Ntibikunda, ntibishoboka. Bakubwira sha no franga ariko uzungu niki cyabana. Tangaza kiravuye. Hamagare musabwa se bakubwira ugira kore kuko wongera ko umuhungu mwiza bakubwira ukande neza.
ibyishimo by'Imana, dukeneye icyiciro cya mitima yacu, duhabwe ikuzo kandi Imana ibyo wahesheje ubwami bwawe byongere garuka mu mitima yacu. Turagukeneye Imana mu izina rya Yesu. Bwana sifiwe. Ikindi yamubwiye cya gatatu yaravuze ngo urwandiko mushira umukuru w'ikibira ari Wasafu ngo ampe ibiti byo kuza waka ibihindizo zo kuba ku rusengero n'inzu nzabamo. Tujye duhakukana ivyo miti bitatu. Icyambere asifiwe sana, tumenye igihe turimo. Yarari mu gihe gusana. Icya kabiri tumenye tugira uburinzi. Icya gatatu tugira ibikoresho by'ubwo burinzi. Hakika ya Mungu ibyo bidahari wafana n'abandi mu nzira, kandi kunguka kado nta muntu utagumuma. N'impamu y'Imana nta mugabo, nta bishope, nta representa, nta muyumbu utagumuma. Umwuma waguye Samusoni, umuntu wafashe gusa akasaya k'indogobe akagira gutya, yaza kubara akabara 1000. Yaje gakumenya ko akasaya k'indogobe kubera imirambo, ati ngo rego akasaya k'indogobe ngo birundo n'ibirundo. Ariko mu kanya gatoya araraba, aravuga ati n'ukuri nje wafashe imbwebwe 300. hari ikintu abantu batazi. Ese pastor utubwira ngo yazifashe umunsi umwe ikuzi oya yarazihurumbije se zari zifite igise yari yikoreye umunyuse ngo azihurumbye kubera imbaraga yari rukoga gafata inguzu kamwe kagafata agakubita mu gipango kagira ngo kariruka mu ishyamba mu ivunzi agasingira agakubita mu gipango bugera 300. Arabwegeranye ntawe umufashije abuhuza imirizo, ariko imbaraga z'Imana n'igitanga. None kanje twebwe turi gusengera amapepo twamara kunanirwa tugakubita umunyamapepo ngo dupfe kumuremura byibuze ananirwe mu mubiri turebe ko dusohoka. Ukuri kw'Imana abahungu baza kubira ngo tumukubite bene uyu nguyu. Yesu ntawe yakubise, yaravuze ngo pepo muchafu ondoka. Ariko twebwe no kumanza kumuniga yamara guhoha uti yaragiye gukira kandi arakunanirwa ku mubiri naho amapepo akimwuzuye. Ngo amara zishumura ngo arazikungagiza, niko igitabo cy'amashamanza kivuga ngo mu mirimo y'Abafilisitiya ingano zihiri cyarimo. Yarafite imbaraga zaramuryaga ngo akaja mu bitare bya Etamu akaja kubibyiga ngo arebe ko asinzira. Ni ukuri kw'Imana akavuga ngo se ndasinzira gute, imbaraga ziranyishe ndagira gute, ngo akegera urutare ngo akajya rubyiga ngo arebe ko urutare umusozi amara akavyigashe kabatahoze bangisipunguka akagenda akabona ibitutsi. Ariko yaguye umwuma kabiri, yaguye umwuma w'umusanzwe Imana imufukurira iriba ry'ilehe. Yaguye undi mwuma umunsi Delila yamushize ku bibero akamwogosha. Ariko amaze kumubwira ibanga ngo banyogoshe namera nk'abandi. Ariko mbere yo kuvuga gutyo yabanje kumubesha ngo wampambira n'imigozi ngo y'imigwegwe misha ngo yisuri yose ngo namera nk'abandi. Iyo utangiye kubesha gahoro umenye kuzabesha cyane. Iyo utangiye gukinisha umugore umubwira amagambo ya plaisanterie, mu gifaransa plaisanterie urayumva y'urwenya, ntabwo ari plaisanterie, plaisanterie y'urwenya. Iyo utangiye kuvuga amakenga ngo uyu ni mubyara wanje ukumva umuntu atangiye ngo uyu mugore ngo ni mubyara wanje, umenye ko kizavuga muri wa mubyara wiwe ni ikindi. Ngo ntakibazo ngo uyu ni muramu wanje. Iyo watangiye kuvuga gutyo no gukora ibaru uzarikora. Samusoni yatangiye kumubesha ngo bampambiriye ngo ni imigozi isanzwe nanje burya yatangiye kototera ukuri. Ntimukajye mukinisha ibinyoma bitoya bizaye ibinyoma binini. Hari amarembo tugiye kuvuga turangize. Na amarembo 10 yasani ni ukuri ndayavuga nihuta. Iri ya mbere yasani irembo ry'intama. Nigi intama muzasoma igitabo cya Nehemiya. Singenda nsoma abashaka ibice ndaza kwibabwira kuko nsomye twafata umwanya munini kandi sinaje gutanga seminari. Mu buhanuzi bwa Yesaya niko byanditse kandi nico gice gikomeye cyo muri Yesaya ni 53. C'est la pièce centrale de la prophétie d'Esaïe. Kuri gice gikomeye Pasteur Kado mu gitabo bya bice 66 na bitandatu bigize Yesaya. Igice gikomeye ni 53.
havuga imibabaro ya Yesu. Asifiwe sana. Ngo hari ikintu yakoraga Filipo ngo yeze gutya abona ngo inkone irimo mu Ethiopia ngo irimo soma kuri buhanuzi bwa Yesaya kandi soma neza ku gice cya 53 werashenjagurwa ibyaha byacu indimba zacu nizo yakubitiwe igihano kiduhesha amahoro cari kuri we twatekereza ko yatuswaga kwitwa n'Imana ngo nyamara igihano kiduhesha amahoro cari kuri we ngo yadukishije imibyimba ye inkone ngo itangira gusoma Filipo aramaze ngo se urumva yusoma ndetse ndabyumva gute nta muntu wabisobanuye ngo yinjira mu igare ryiwe aratangira aramusobanurira watangirira ku mateka tangira ku mateka Yesu saya hafi nayakure gutangira kukuremwa kwisi n'ukuri kw'Imana aravuga ngo nari umuhanga isi itari yaremwa Aloyizi we ni gutebaye umukozi w'umuhanga kandi atari yatangira gukora umukozi w'umuhanga amenya akazi azasoza atari yagatangira kuko akareba muri vision haravuga ngo nari umukozi w'umuhanga atari yabaho nuko yabahe ibihe bitari byabaho. C'est pourquoi il n'est même pas comparable au temps. Il les a beaucoup devancés. Hashobora kuyarangwa n'ibihe kuko nta wavuga ngo ni ryari kubera ko iyo ryari niwe wayiremye. Igituma tuvuga ngo Professeur Emmanuel ngo yavuse ryari nuko yasanze ryari hari uwayiremye ariko wemye ryari ngiye uvuga ngo se bayeho ryari kandi ari waremye ryari. Atukuzwe sana. Amina. Nirembo ry'intama. Yankone ngo yapfuye kumva aya magambo gusa abwira Filipo ngo sari yasamazi ndi wambatiza. Filipo ntigeze mubwira ngo nturiga umubatizo yaramubwiye ngo surizeye ndati ndizeye amumanura mu mazi aramubatiza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kuva ko kanya Filipo arabura nyuma y'iminsi 3 aza kuboneka ahantu twitwa Azote ngo yarajanywe n'umwuka w'Imana ari mwabwiriza na hanura naho Yankone ngo ntigeze igira irungu kubera iki yari yuzuye umwuka w'Imana. Igituma mwabahungu mwe namwe mwabakobwa natwe twabagabo igituma dukenera abandi nuko akenshi mu mwuka wacu bari mukeya dushaka gusaranganya guturebe ko ari cyo dukuramo n'ukuri kw'Imana bati chance nateye kandi se wa mugabo ari hehe Imana imuhumugisha nawe nakire hirya abagabo uyu muhungu nawe yikirize umugabo taza kugira ibibazo hano ndagira uri umuhungu uyu we yemeye uyu ni umuhungu nawe ni murumuna wiwe Imana ibamugisha bati nawe atabana ziri batambuke ati ndetse nibakuranwe 5 batambuka abandi 5 baze n'abandi 5 baze izoshoboka ndetse n'abandi tukageza 30 cyangwa 35 cyagira kiba ariko ikintu kiza kuba umwe yagikora ariko kandi kubera ko Imana yaduhaye amateraniro rusange uzana impano yawe naje kazana yanje tukazihuza zikabyara umuntu cyane. Asifiwe sana. Ngiryo irembo ry'intama yavugaga Kristo ahera Kristo kukuremwa kwisi ageza kugusoza kwayo ati ni uzanagaruka kutwinjiza mu gitondo ciza cy'ubugingo. Inkoni iravuga ngo kubera ayo makuru numvise ndabatijwe. Irembo rya mbere ni Yesu hakika ya Mungu. Irembo rya kabiri Bwana wetu asifiwe tugomba gusana ni irembo ry'amafi. Ukujyawe na Pastor Kado twaranyuzwe n'abakristo tugira kandi tutanyuzwe dushaka bizanye bakadusanga hangaha ariko ntabo tso gushaka mu cyaro no mu kabare tunezererwa hangaha. Tutayise yaravuze ngo abakristo baramutangaje ngo kunguko kubyinira hakado no guhanurira hangaha nuko mvanwa icyangugo no kuza muri Foursquare ngo nukuza n'imbunda za gisirikare zose tukazishira muri amura yose ngo tukayishira mu kigo cya gisirikare ngo kandi yaduyi ngo ari mu nkengero ngo haleluya ngo Imana ishimwe we ngishimwe cyane ngo nabonye ibitangaza abandi ngo amina uri kubibwira babizi hano mutubare hari abantu batazi ibitangaza nico kivuga irembo ry'amafi n'irembo ryo kuroba ariko sikadu ugomba kuroba hagomba kuroba mwebwe abakristo mwamara mukazanira umushumba nawe akarera intama nizo zidari zindi ntama umushumba akaba umwungeri w'intama. Imbunda zose turazizana Katyusha tukayizana SMG tukayizana Kibariga tukayizana 12 tukayizana mitrailleuses tukayizana niyo machine gun tukazirunda hano twamara tukazirundanya ngo dore intwaro zacu ko zikora zirakorera kurindi
ko aduye tuzengurutse tutigeze tumurasa ari bo banyabyaha. Irembo rikomeye ni ry'amafi n'iryo kuroba abantu. Niko Yesu yabwiye ngo ngiye kubagira abarobyi b'abantu. Irembo rya gatatu ni irembo ryo kunyuzamo imyanda. Iki kintu gikomeye. Umujyi wa Bukavu si ukuwusebya, barubatse bakajya bubaka ku matiyo y'amazi. Bwaca bari bafite amazi bakayabura kubera kubatse inyuma. Amazi agatoboka bakigira za fosse septique, zanzira bacamo kugira ngo amazi ya ruhurura anyuremo bazubakamo. Abantu bari Cyangugu iyo muri ku mupaka baraje bafata umusozi w'inguba barawukorogoshora bakabonamo ibibanza bakajya bubaka hafi y'amazi. Ruguru inzu ikanagana nabo bari munsi bacukuye imisozi. Umuzungu yaraharebye aravuga ngo mu myaka 30 ngo nguba yose izaje mu mazi. Nguriya musozi wari kubakwa ugashirwamo ibiti n'ibyatsi bifata ubutaka, kubera ko ubutaka buri hariya si ubutaka kamerano, nubwo bahamenaga basize ibibanziriye baraza bakabuca. Reka mbabwire, iyo abantu batazi kubaka nuko bubaka, iyo abantu bafite akajagari k'ubutegetsi nuko bubaka. N'ubuzima bwacu bufite akajagari, uko itiyo zizana ubugingo abantu barazubakiyeho. Abantu bubakiye ku ishari, abantu bubakira ku bwicanyi, ku burozi, ku busambanyi babyubakiraho. Nta inzira yo kunyuramo imyanda ikiba. Nico bitumubwira abantu ngo nibihane bakakunanira kuko nta nzira, nta mugende, nta kanale, nta tiyo, nta ruhurura, nta fosse septique, nta mwobo. Iryo rembo rero tutarisanye ntushobora gushikira Kristo. Dawidi bituma Imana yamukundaga yaravuze ngo nukuri ndahondobe mu bugingo bwanje amaze gukora icyaha cyo gusambana. Ngo ndaboze mu mubiri, ngo ntahazima ngifite mu bugingo bwanje, ngose nibisebe binuka. Ngo yingu yabutarumpishe mu maso yawe Mana we, ngo ndinde urubanza rw'inyama y'umuntu, ngo mari gutaraka gukimanira mwitegereza. Iravuga ngo Dawidi we ndakubabari. Niko Yesaya yavuze ngo nukuri, ngo kuko abantu bose bagaragaje ko banduye, ngo ndetse nahazima hameze nk'ubushwambagara bwuzuye ibizinga, ngo ntahazima umuntu afite, ngo kuva ku bworo bw'ikirenge gukagera ku mutwe, ngo nibisebe bitigeze bifukwa. Uko nsuzuma yasanga ndi ibisebe gusa bitigeze bifukwa, keretse nabitahuye nico gibisebe byashira. Inzira yo kwihana, muri imvira yavuze ngo kwihana si ubuhanga, ngo cyangwa guca mu bwanyu, ngo keretse kwanamiza yuko umunyabyaha. Reka nkubwire ko iyo umuntu yihanye nico gihaba igihangange, kandi iyo umuntu asanze Imana kubera intege nkeze niho azamurwa n'Imana kubera imbaraga zayo. Titukihana, nta muntu ukibwira undi ngo nakoze ibi ngibi, nta buhemu bukiyo mu bantu kandi tuburebesha amaso. Ngiryo irembo ryo kwihana, cyo kunyuzamo imyanda. Irembo rya kane ni irembo ry'amazi. Amazi ni ijambo ry'Imana. Uko abantu kibakigira ijambo, twahenzwe na WhatsApp idushukisha utuntu dusa n'ijambo, kandi narahebye. Uzi ko WhatsApp nta kintu cyayo umuntu azasigarana mu mutwe. Turiya tuntu mujya mubona bohereza kuri WhatsApp dusigara gake, ariko ijambo wasomye muri Bibiliya rirakomeye. Ijambo ry'Imana. Yesu yaganiriye n'umugore w'Umusamariyakazi, aramubwira ngo mugore mpa amazi. Undi ati mugabo nari kuyaguha, ariko nitegereje sanga uri Umuyuda kaba Umusamariyakazi. Amazi yo nayaguhaga, kandi iburasirazuba bwo hagati nta muntu wimanaga amazi kuko yari impano y'Imana. Uko abantu bafite gusa ibitero by'indirimbo tukabisubiramo, abantu bagasara ibintu bigacika, ni byiza pe, ariko icyamaka ngo dusare dufite n'ijambo. Tuba turi abasazi beza bafite aho bazigeza batazagwa nzira. Imana idumugisha tugira ngo twusare n'urembo. Yesu aramubwira ngo yawe waruzi gusabya amazi wariwe, ngo nawe ukamuha ku mazi ufite, ngo yaguhaga amazi y'ubugingo ku buryo utazagira inyota. Wa mugore ati we ni gute ntayigira, kudafite ikivomesho tugire n'umugozi, ayo mazi wayamba gute? Yesu ngo ahindura sije. Hari umwanditsi wavuze ngo irishanja brusquement le sujet. Ngo aramubwira ngo mugore we, ngo se ugenza n'umugabo wawe. Mugore ati we nta mugabo ngira. Yesu ati we ni ukuri uvuze ukuri. Pasteur Kado, ni gute umugore yabeshe Yesu aravuga ngo ni ukuri? Tusubize ukuwe, kandi yari afite 5 na 6. Nuko yaravuze bose bari amagendo. Imana ikumugisha. Ikintu cyose utunze cy'amagendo habe nubwo ari etage si cyawe.
ni ukuri kw'Imana. Umugabo wandi wigaruriye si uwawe, ni uw'amagendo. Nashaka umusohokane muri Riviera, nushaka umusohokane sinza hariho, ni nashaka ko ni amagendo. Ikintu cyose kitanyuze mu kuri si cyawe, ni amagendo. Ariko ndahumiwe. Mureke Mana we tubabarira amagendo. Ikintu cyose ubona mu nzira zidakwiriye cyose si cyawe, nubwo citirirwa ni amagendo. Umugore yarafite abagabo batanu, umwe agenda undi agenda, yarafite n'uwa gatandatu yasize mu rutara. Ariko aravuga ngo nukuri ntawe mfite. Yesu yavuga ngo nukuri, uvuze ukuri kuko abo bose ntibagukwiriye. Uyu munsi urabona umugabo. Nashakishije amahoro muri iyi si sinayabona, bukeye mvura n'umugabo witwa Yesu wampa amahoro. Nashakishije amahoro muri iyi si sinayabona, bukeye mvura n'umugabo witwa Yesu wampa amahoro. Umugabo gusa umugore yaragiye kubona ni Yesu, abandi bose bari amagendo. Reka zungu Bwana wetu asifiwe sana. Ngo yamubwiye amabanga y'umutima, ngo uyu mugore yari yahishe imyaka myinshi, arayagobotora, aravuga ngo nukuri ndatanga. Yavuga ngo wewe afata ikibindi ajugunya hasi, aritaza. Iyo umaze kumenya ukuri kukurimo ujya witaza. Igituma abantu bakigundiriye nuko bataramenya ibara bafashe. Umunsi uzamenya ibara wafashe uzaryitaza. Ariko datanga tugiye mu ijuru kandi tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Nuzamenya ko ari inzoka ucigatiye uzayitaza. Eleza mambo. Hakika yawe numenya ko ari inzoka ufite uzayitaza. Igituma abantu bakigundiriye nuko bataratahura icyo bafashe. Wa mugore yamaze kumenya ko afite abagabo b'amagendo aritaza. Wewe ngo se ni wowe ngo Mose yavuze ngo nazaburi kakuririmba, undi ati wakabimenya. Arongeye ngo yihagarara kandi kubera idini, ngo se hangaho uravuze ngo ntitsongeye guhimbariza datano kuri no musozi, ngo kandi ngo aribo basogokuruza bamusimbazaga. Yesu aravuze ngo umugore we ngo igiye kirageze, ngo basenga data by'ukuri, ngo musenga mukuri no mu mwuka, ngo kandi abo musenga ngo nibo data ashaka. Wa mugore atayiwe tiyongeye kuvoma. Igituma ugihuze muzo ukora nuko utarabona ko ibyo ufite ari amagendo. Cyo gutumucimbirisha uracyari mwikora cyane, nturamenye ko ari amagendo. Uracyatelefona cyane, urakihisha ukikuba kugikutaciza ukakujya kwihene yona. Abataramenye igihene zonaga cyangwa ziba yazaga yikuba kugikutacinzo ikaba yinjiye mu nkono. Niko abantu bubu ngubu yabagiye kuvuga amabanga ajya sohoka mugabo ntabimenye. Cyangwa yamuhamanga akabona niwe kagira gutya. Ate so ninde ngo numva kunsakuriza simbizi. Naho nukuyobya amarari. Numara kumenya ukuri uzitaza. Kwala kandi uguhamagaye agahita amenya abo muri kumwe. Umunsi umwe umugore umwe yarahamagaye umuntu turi kumwe. Hagati se ko witabye buke cyane ninde ati umuntu muri kumwe arakomeye. Ndambwira ndumubwira ko nkomeye. Ukomera nashaka kuvuga ibyo yavugaga twazumvikanaga. Ko numvishe umuntu muhagararanye ninde kandi tutari kumwe n'ukuri kw'Imana. Ijwi ajya rinika ariko kuntesha umutwe. Wese wabaye gute kandi wa wundi bamuhamagara agahita amenya position ahagazemo akagabanya agacana amagufi ibyo yaragiye kumubwira. Asifiwe sana. Umugore n'ukuri ntiyavomye kandi Yesu ntiyanyweye amazi. Icari kigenderewe ko ari gukiza ubugingo bwiwe. Ndashaka kwirembo ryawe, ijambo ryawe ry'Imana rikiza ubugingo bwawe. Hari irembo rya kangahe? Rya gatanu ryo tugezeho. N'irembo ry'isoko. Isoko. Nundi kiganiro Yesu yagiranye n'uyu mugore. Ngo yaramubwiye ngo mugore we ngo amazi ntanga ngo azaguhindukira isoko mu bugingo bwawe, ngo izadudubiza iva muri wowe. Reka mbabwire umuntu umaze gusana amarembo ukomera ikimuvamo cubaka abandi. Yewe ubwiwe arenga kuba amazi agahinduka isoko. Yavuga ijambo rikarema, yatera haleluya ntibi umuhango, yasenga isengesho rikubaka,
yitegereza hakaba ikintu gikorwa, imbaraga z'Imana zikamuza kubera ko atangiye kurema, niyo yabaye isoko. Twebwe turirimba tugatangira indirimbo zikaba izacu, volume ya mbere n'iya kabiri bakayitwitirira, ariko ntitwisoko za ya ndirimbo kandi ari twe twazitunze. Ariko ndahwereye, nimunyumve kino kintu mucumve neza. Ndagisubiramo, simvuga abantu. Iyi korari ikitwa korari Yerusalemu. Nukuri turakomeye kuko dufite Imana ihambaye. Iyo Mana yaravuze iti isi nibeho, maze iraba. Ukabona ko bagira naho aroroshye, ariko akavuga ngo nukuri turakomeye. Volume ikamwitirirwa kandi yoroshye. Ntiyaboneke isoko imukomokamo kandi ari wo muhinzi. Kuntumira no kwikoraho kado nuko muze mwihangana. Ndashaka gushekerera sinzibikunde. Ubutumwa bwanje twigeze bwo gushekerera n'ubwa Ezekiel na Yeremiya. Bwana wetu asifiwe. Umuntu agasohora volume ya mbere kabiri ariko ntase nayo, agakora ikinyuranyo cya za ndirimbo, nuko atigeze ahinduka isoko. Kuko ni muri isoko abantu baza kuvoma amazi. Ejo bundi nageze Bukavu, nsanga urugo rumwe rwaratobotsemwe amazi, arizana barayakorera, mbona amajerekani nka 50. Tese niki cyabaye? Fata amazi yatobotse hano, none tugiye tugurisha hano, abandi twaka ku buntu kubera ko natwe twahere burundu. Ati ciyo ryabaye nahabari. Iyo uri isoko uratanga. Igituma mubona abantu batangira ibintu bikabarangira ntaco wakoze, nuko ni si isoko. Yesu yaravuze ngo wowe nunyizera ngo isoko y'amazi y'ubugingo izatemba iva muri wowe, nimara ifasha abasamariya bo ku musozi. Kandi niko byagenze. Wa mugore Yesu w'Isamariya aravuga ngo nukuri nimuze mwembere kuwo Mose yabonye. Abantu bose baraza bati nimwumva amakuru y'andaya, ariko ngo bahagera bavuga ati kuva twabaho nibwo indaya yavuga ukuri. Reka nkubwire ko uzavuga ukuri gusa umunsi uzahura na Yesu. Niwo munsi uzavuga ukuri gusa. Irembo rya gatandatu ni irembo ry'igikombe. Irembo ry'igikombe ryasobanura ngo kwicisha bugufi. Sicyatumye Yesaya avuga ngo imisozi n'udusozi bizagira gute? Bizaringanizwa. Nawe ibikombe byose nzabyuzuza, inzira zidahamye nzaziharura. Reka nkubwire Pastor Aloise, iyo umuntu agihagaze wenyine imisozi mukuramo y'ubwibone, imisozi y'ubusambanyi kamukuramo, imisozi y'ubweruzi kamukuramo, imisozi y'ibindi kamukuramo. Ariko yamaze guhura na Kristo, ya misozi yawo sihinduka amataba, abakabacishwe bugufi. Yesu agiye kuvuka nta kindi yakoze, yicishije bugufi. Hari indirimbo turirimba ngo wicishe bugufi mu mutima, ngo kandi umuntu amenye ko mugenzi we agize gute, angana cyangwa mugenzi we muruta nta kumujya muririmba. Kwicisha bugufi. Irembo rya karindwi ni irembo ry'amafarasi. Amafarasi bavandimwe, ndimo ngana ku musozo. Amafarashi yavuze muri Bibiliya n'intambara. Niba wumva ifarashi muri Bibiliya umenye ko ari urugamba. Paulo niko yandikiye Timoteyo, aravuga ngo nukuri ujye ufatanya naje kwihanganira imibabaro, kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Ntawo umusirikare ngo yishire muri ubu buzima ngo bakinejeje uba mwandikiye igisirikare. Hagiye kwandikira ab'Ikorinto aravuga ngo nubwo tugenda tumeze nk'abantu, ngo intambara turwana sinkizabo, ngo kubera ko intwaro dukoresha ngo zisa n'izabo, ngo intwaro zacu imbere y'Imana ngo zikubita hasi ibihome, ngo dukubita hasi impaka, ngo n'ikintu cyose cicire hejuru kurwanya kumenya Imana, ngo dufata mbiri bitekerezwa mu mutima ngo tukabigomorera Imana. Birashaka kuvuga iki rero? Intwaro zacu imbere y'abantu ntizihari, ariko imbere y'Imana niho zigira imbaraga. Turi mu ntambara. Kuva isi yabaho umuntu ari mu ntambara. Umuntu azaba mu ntambara mu buzima bwiwe, akarwana nawe ubwiwe. Ukunza ngira imzo tugwana nabyo. Nzarwana n'ingeso zanje zanyokamye. Iyo ngize amahirwe nkazitahura ko nzigira ndwana nazo. Nizo nsaba imbabazi mu gitondo na nimugoroba. Hari intambara z'ubuzima, hari intambara z'imibanire n'abandi bantu, hari intambara ziba mu bihugu,
hari intambara z'ibitero bya satani n'abadayimoni, hari intambara z'indwara, hari intambara z'amasezerano, hari intambara z'ihishurwa. Izo zose tuzirimo, tuba mu ntambara. Nicyo gituma rero iyo twaro, iyo rembo ugomba kurihagarara ngo kigabo, uruhande uherereye inyagira duyi rwinjiramo, tuberereke, tega amaboko nushaka riba ngombwa utege n'agatuza. Turi mu rugamba, urwanane na Yesu kwetabihebuje, we kwitwaza umufuka n'ibitabo gusa. Genda ubyawe n'Imana ukijijwe rwose, wuzuye umwuka wera no kwizera nako. Genda ubyawe n'Imana ukijijwe rwose, wuzuye umwuka wera no kwizera nako. Amena. Induru ziravuga ubatabaro, nucogozwa n'iby'isi babwirwa nande se. Tanga umubiri wawe n'ingingo n'ubwenge, ubone gutabara abo yafiriye. Manimbazwa ijwi ry'umwami Yesu rirakubwira ngo jya mu mahanga yose uvuga ibya Yesu, babyarwa ubwa kabiri Yesu abarokore, babatizwe n'amazi ye n'umwuka wera de. Haleluya! Wanga wemera uri mu ntambara, uyirwane gahoro cyangwa cyane, intambara irahari. Hakika ya Mungu, uyu mubiri ni intambara, satani ni intambara, hakika ya Mungu isi ni intambara. Kandi ntuvuga ko udafite isi utatuye mu isi, ntuvuga ko udafite umubiri kandi wambaye, ntunavuga ko satani ataguhagaze hejuru kandi ahari. Izo ni intambara. Iryo rembo turihagarare mu kigabo. Asifiwe sana. Hari rembo y'Iburasirazuba, niho Yesu azaturuka ku musozi wa Mezetuni, ni Iburasirazuba. Niho handi yowe yavuze ngo yo ngo ishyamba amagambo ufite nkayandika ku rutare, ngo kandi kayandikisha ikaramu y'isasu. Aravuga atari ko ndi mubiki, ngo iconzi nuko umucunguzi wanje ariho, ngo kandi amaherezo ngo azahagarara mu isi, ngo umubiri wanje numara kubora ngo nzareba Imana kandi nzayirebesha amaso yanje. Sirindi rembo niryo gutegereza Yesu ko azaza. Nukuri Yesu yarabivuze ko azaza, ubuhanuzi bwarabivuze ko azaza. Dutungane dutegereze ko iryo rembo turitunganye ko Yesu azarizamo. Ngira ngo ni rembo rya nyuma. Navuze iry'intama, mvuga iry'amafi, iryo ni rya 9. Reka mvuga irembo rya kera, niryo rya 9. Irembo rya kera sirindi, ni irembo ryo kwibuka ubutumwa igihe twemeraga. Cyo gituma abasaza batubwira ngo twebwe uko tubyina nuko turirimba ngo tugusana ukwabo, tigomba gusa kubera ko gihe kidasa. Ariko kandi hari imyeme Imana ile ya kwanza. Cyo gituma mu gitabo cy'Abaheburayo 13 no kuri 7 haravuga ngo mwibuka babayoboraga kera, mubibuke ngo mukababwira ijambo ry'Imana, ngo muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, ngo Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi ni kwari. Cyo cyatuma igitabo cy'Abaheburayo ngana kuzasoza yaranditse ngo mvuge kindiki ngo igihe cyandengana, ngo mvuge icya Barake wari kumwe na Debora, ngo mvuge ibya Samuel yabaye umucamanza wa nyuma wa Isiraheli, abo umuhanuzi wa mbere wa Isiraheli, ngo mvuge ibya Dawidi niwe wabaye umwami abanimwe amasengesho. None ngo mvuge ibya Yefuta watanze umukobwa wenyine yari afite, mvuge ibyande, mvuge ibyande, mvuge iby'abahanuzi, mvuge iby'abami, ngo igihe cyandenga. Ariko agiye gusoza aravuga ngo abo bose nubwo bamaze guhamwa neza kubwo kwizera kwabo, ngo ariko ntibarahabwa ibyasezeranije, ngo kuko Imana ngo yatugambira ikirushaho kuba cyiza kugira ngo badatunganywa rwose natwe tutarimo. Iryo ni irembo rya kera. Wa mukobwa we uzabaze nimba Esteri uko yitwaraga ariko witwara ni uwa kera. Ibaza Debora uko yitwaraga, urebe nimba ariko witwara. Wa muhungu we reba Shadarake, Meshake na Bedenego, sinigeze numva invitation z'ubukwe bwabo.
sindumva ko bakoze ubukwe bwari ubuhungu gusa buri aho ngaho, ariko Bibiliya iza kubuvuga ijya yicara hasi. Ariko abantu bakoreye ubukwe muri Serena ntibavuge. Hakika ya Mungu. Bajya bavuga umukobwa w'imfubyi witwa Esteri. Nawe umukobwa ufite se wagiye kwigira universite mu kigo gihenda cya Sorbonne cyangwa cya niba ari ko Sefamu n'ahandi. Nimbazi yaba simbizi. Asifiwe sana. Ntibaramuvuga na rimwe, ariko bavuze agakobwa karezwe na musaza wako witwa Moridekayi. Bibiliya ikagaca karongo tugasara twagera kuri Esteri, ariko nzi dusare kuri wowe wigi Quebec muri Canada. Nuko ari umukobwa wa kera. Akitangaza kirago. Hakika ya Mungu, hari abakobwa ba kera, abagore ba kera, abagabo ba kera. Ngo mwibuka baba bayoboraga kera. Imbaraga z'umwuka bari bafite. Asifiwe sana. Nabakera. Tuvuze irembo rya kera n'ibyo abantu bakijwe kera. Ibuke Yobu wajya kugenda mu mudugudu ngo ashakisha ngo hari abana be babakandagiye mu nyanya ngo cyangwa hari umuntu basana bakungagije gatoya, akagenda atanga amaturo ati nyabuna nimba baho baharibishije ngiye kwishura ngo nta mushonji wabagira uhanda aho ngaho yarabazana unido uraye. Ariko abatunzi banone siko bimeze. Ni iryo rembo rya kera, ni imirimo ya kera y'abakiranutsi ba kera. Dusoreze ku irembo rya nyuma rya Hamufikadi. 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 Iyo bavuze Hamufikadi nta kindi bavuga. Ni amategeko, ni amateka, ni amabwiriza y'Imana. Niko Dawidi yabwiye Salomo agiye gupfa. Yaramubwiye ngo wibuke ugendere ku mategeko n'amateka n'amabwiriza y'Imana. Ndashoje mbabwira ngo bene data, kugira ngo Yesu twavuze ngo niwe rembo ryonyine rinyurwamo kugira ngo umuntu ashobore kugera mu ijuru. Twasanze Yesu turamutangira twamuvuze wese, yahanuwe n'abahanuzi, aririmbwa mu ndirimbo, arabyinirwa, niwe wuzuye Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza mu iherezo. Niwe dutegereje ko azagaruka. Yavuzwe mu buhanuzi ntiyaza, igihe ngo kigera araza, kondisiyo zimaze kuzura. Hari umunyabwenge bavuze ngo hari ibintu 5 6 bimaze kuzura kugira ngo aboneke. Icambere ngo ururimi rw'Ikigiriki ngo rwari rimaze kuba mpuzamahanga, ngo Abisirayeli bavaga ikantarange bakaza kwizihiza iminsi mikuru ya Pasaka, ngo basubiranaga amakuru y'amasezerano ko Yesu azavuka, bituma ngo n'abanyamahanga batari abayuda bitegura iryo sezerano. Icyakabiri ngo ingeso mbi ngo zari zimaze kuba umugabane umwe n'idini. Uyu munsi ingeso mbi ziri umwe n'umugabane w'idini. I Burayi no muri Amerika basezeranya batinganye. Ingeso mbi zinjiye mu rusengero zabaye nk'amategeko nayo y'urusengero. Icyagatatu ngo Imana yari yaragaragaye mu shusho, ngo igaragara mu bizaremwe, ngo igaragara mu buhanuzi, ariko ngo byagombaga kugera ngo igihe igaragara mu shusho y'umuntu. Icyakane ngo urwanga umuntu yangaga ijuru ngo rwari rimaze kuba nk'indwara idakira. Icyagatanu cyagatandatu ngo byari bimaze kugaragara ko isi idashobora kuzanzamuka ngo hatabaye ukuboko kw'Imana. Icyagatanu cyakarindwi ngo Kristo wari waravuze ubutumwa ataragaragara ngo yagombaga kubwamariza mu rusengero rwe rwera i Yerusalemu. Hakika ya Mungu. Icyamunani ngo yagombaga kwicisha bugufi ngo agafurupfu agashinyaguro kugira ngo turuhuke. Icyo gihe cyarabaye. Harazamuka za mu ijuru, hazamukira ku sozi kameze tuni, imbaraga zisubizo hasi ziramuzamura. Il a été attiré par une force supérieure à toute attraction terrestre. Abigishwa bararama bati tubaye guti, abamarayika bo muri ra irihebuje abamarayika bagaruka gutanga ubuhamya nituze. Baravuga ngo baga mu Yerusalemu ngo niki kibahagaritse umutima ngo Yesu bakuwemo ngo kwiragiye niko azagaruka. Uwo ni Yesu. Nehemiya yavuze aya marembo mugende muyegeranye muri no mugoroba. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo ibasaniye aya marembo. Uruhare rwanyu Bwana wetu asifiwe. Reka nkubwire uruhare rwawe, reka nkubwire uruhare rwawe. Umuntu wese udakubakisha inzu yagomotse ajya azana umufundi. Wino nkorera inzu yanje ifite imidite, amazi arayireka kandi nariyubase cyane, ariko imidite murayumva ni ubukonje. Ikindi cya kabiri plafo yarasenyutse, ngwino fundi ngo ni unyubakire. Umufundi akaza akamubwira ngo icyatumye aya mazi abahagutya ngo kiriya gikuta ngo bagihomye ngo kigikonje, ngo icyatumye plafo ngo imera gutya ngo tubaho bayifatanije ngo ni dutoye kandi twari tubise turarekurana.
umufundi akubwira icyangiritse ariko ari wowe wakiranze. Imana izagutabara ari wowe waranze ubumuga bwawe. Uruhare rwawe ni ugutunga agatoki kikunanira, uruhare rw'Imana ni ugutunganya. Imana ibahe umugisha. Iryo rembo niwe Yesu shaka ninjire, umuryango urakinguye, iby'icyaro biriho. Urayizi Frank?